kwihangana ibyo bikwiye umuntu wese uri muri iyi si. Kwihangane Mana yacu udushoboze kwihangana. Iminsi tugezemo iraruhije cyane, ibibazo byabaye byinshi birushaho kwiyongera, ubuhemu bwo mu bantu burushaho kwiyongera, urahemukirwa n'uwo wari uzi ko ari inshuti yawe. Kwihangana ibyo bikwiye umuntu wese uri muri iyi si. Kwihangane Mana yacu udushoboze kwihangana. Pawulo yaravuze ati mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya cyane kuri buri muntu, kandi urukundo rwa benshi ruzarushaho gukonja. Ibyo byose byarasohoye turabireba, umuntu asigaye amenya ibye, undi nawe akamenya ibye, kugira neza biri kugenda bishira. Kwihangana ibyo bikwiye umuntu wese uri muri iyi si. Kwihangane Mana yacu udushoboze kwihangana. Hari igihe umuntu avukira mu muryango urimo ibibazo, kubona icyo kurya no kwambara bikaba urugamba rukomeye, kandi agasanga nta handi yabihungira, bikamusaba kwihangana. Iyi si yacu ifite ibibazo byinshi.